tubashimiye kuba murimo kutwumva. Tuba mu isi y'agahinda ndetse isi y'ibitwenge, isi y'umubabaro ndetse ikaba isi y'ibyishimo, isi yo gufashanya ndetse isi yo guhemuka. Ni isi yubatswe n'icyizere gusa yuzuyemo gutengwa gutangaje. Ni isi irimo kubabazanya guhambaye gusa igitangaje kurutaho ni ukubabarira aho wizeraga ndetse ukabafata nk'isoko y'ibyishimo n'umunezero. Iyo mvuga kuri ibi kenshi nibanda ku cyiswe urukundo. Icyabereye benshi barya umunezero gusa abandi kikababera imfura y'amarira. Icyatumye benshi biyanga hafi no kwikura mu mubiri, cyane ko hari n'ababikoze bikarangira bakuwe mu mubiri bazira gukunda cyangwa se gukundwa. Niyo mpamvu kuri iyi nshuro, uyu munsi, iyi saha, uyu munota ndetse iri segonda ngusaba gusubiza amaso inyuma ukibuka ku hahise hawe, igihe wari muri bwa buzima, amaze nkwibwirira igikomere wateje ndetse n'ingaruka cyagize ku buryo utabasha no kucyomora. Mu kiganiro Intsinzi y'ikinyoma cy'uyu munsi ndagira ngo nkwibwirire nti disi yaragukundaga. Njye wumva Juvenal Turiki, nyemerera unyumve kuri uyu mwanya. Ikaze kandi muri iki kiganiro. Wenda wabonaga ahora mu myenda y'ishuri kuko ariwo mwambaro mwiza yagiraga. Wenda wabonaga ahora mu nkweto imwe nayo inashaje, nyamara we yabonaga ari wo murimbo we. Ahari yakoraga ingendo nyinshi n'amaguru kuko aribwo bushobozi yari afite. Wabonaga akora akazi kagayitse ukibaza mukuru ari iki mu bintu. Yarakurebaga akamwenyura, inshuro nyinshi ukabifata nk'ubusanga, mu mikorere ye ukabona nta buhanga. Nyamara ndagira ngo nkwibwirire nti disi yaragukundaga. Nubwo bwose yahoraga yitanga, iteka wabonaga arutwa n'inanga. Yakoze uko ashoboye kose ngo agwereke ko agukunda. Yaribabazaga ngo aguhe ubufasha, nyamara wowe ukamubona nk'umugaragu. Ntiwigeze na rimwe umuha agaciro, iteka wabaga wazamuye ibiciro. Gusa ndagira ngo nkubwire nti disi yaragukundaga. Yarakwandikira gukumva ko ubuze amahoro, nawe ukamusubiza usa n'umwikiza kuko wari warabwiwe ko ufite ubwiza. Hari byinshi wamukoreraga akababara, nyamara akamenya kurenzaho. Uw'abandi yari imfura ikarabye, akamwenyura ku mutima ashavuye. Gusa ndagira ngo nkubwire nti disi yaragukundaga. Ubwo nk'ibisanzwe yageraga aho atuye, ikiniga kikaza, amarira kuzura mu buriri, amashuka akajobama, iteka agahora yanitse. Iyo wamucagaho nawe muri kumwe waramusuza ukamubaza amakuru, nyamara iyo wamucagaho uri mu rungano waramupeperaga nka rubanda. Iyo wamubonaga uri hamwe n'umuryango wahishaga amaso nk'utamuzi. Inshuti zawe zakubaza arinde ukamuvuga nabi ngo nawe ukibona kigenda. Nyamara disi yaragukundaga. Wumvaga ari nk'inshuti yo kugufasha, mbese imwe y'igikoresho cyawe. Ntiwegeze umubonamo umuntu wahoraga umubwira amagambo amuca intege, nyamara wakifata ntavuge menshi. Wari warabuze icyamugukiza, nyamara burya yari inshuti imboneka rimwe. Yari yarabuze aho yaguhera, niba bicishaga ku ruhande wahitaga ubihindura, ubwo nawe akabihindura. Disi ntikiniraga kurya ukuri gushirira mu ruhinzo. Nyamara disi yaragukundaga. Yamaranye nawe imyaka myinshi, yararaga areba ifoto yawe yari yarakwibye. Njye ndivugira imwe washaka ukayibura. Yahoraga yumva amajwi yagufashe, niyasusurukaga izuba rirashe. Yari yarazonzwe n'urwagukundaga kugeza ubwo yimukiye kure yawe ngo wenda yazakwibagirwa, ariko biranga. Akomeza kuzengerezwa n'urudasanzwe yari yaragukunze kugeza ubwo umutima we wahagaze. Ubwo indi ntwara ndatabaruka igenda izize urukundo. Disi ubwo itaye ikiri ikibondo, nyamara disi yaragukundaga. Yapfanye agahiri n'agahinda, yapfanye uburwayi bw'urudashoboka yagukundaga. Nyamara kandi disi ntiwanabimenye, ntiwegeze wita ku maherezo ye. Wamwerutse burya gusezera, umuheba kanuye urituramira. Ntiwajyanye n'inda wawe yashyinguye, kandi disi we yahoraga aguha uturabo nubwo wageraga hirya ukaduta. Rwari urukundo wagenewe, ntawe uzagukunda nk'uko yabikoraga. Ntawe ukimuboneye ngo umushimire kubw'urukundo rw'utahaye agaciro. None se nkubwire iki kindi wa mama?
hari uzagukunda utamukunda, ibyo ni ibisanzwe ntawe bitabaho. Nyamara kandi ujye umuha umwanya, ujye umutega amatwi witonze, kuko nubwo agenda waramuzonze. Ikindi kandi wowe nubwo utamukunda urajya umwubahira icyo. Hari impamvu ariho nubwo atayizi, ndetse nawe ukaba utayizi. Burya abadukunda kenshi tubita b'igiciro gike, kuko batatunze ngo bahirwe n'umukiro w'iyi si. Ariko nyamara burya iminsi irahinduka, urajya uvuga uziga mwana wa mama. Ikindi kandi cenga ukebuke ni wowe mbwira. Wowe urimo kunyumva muri uyu mwanya, ndagira ngo nkwibwirire kandi nkwibutse ndetse nkumenyeshe igisobanuro cy'urukundo nyakuri. Urukundo ni ibyiyumviro bitangaje, ndetse urukundo ni ubufindo. Ushobora kurusobanura uko ushatse, ariko nyamara ntukibagirwe kuvuga ko rugana aho rushaka. Ikindi kandi cy'ingenzi, urajya wibuka ko rugira ibimenyetso. Inshuti yanjye, iyo ukunda urarira, iyo ukunda urababara, ndetse rimwe na rimwe ukiyanga. Hari ubwo urara amajoro menshi wabuze ibitotsi, ukigomwa ibyishimo n'umunezero ngo ukunde ushimishe uwo ukunda, ukigomwa izindi gahunda ngo ukunde ubonere umwanya uhagije uwo ukunda, ukababazwa n'uko ababaye, ndetse rimwe na rimwe ugasaba imbabazi kandi ubireba ndetse ubizi neza kuri mukuri. Nyamara ibyo bibaye, abatagira kwihangana bahita bumva ko urukundo ari rubi, ndetse rubi cyane, ndetse ibyo bikabatera kwiyumvisha ko gukunda nta kamaro. Ariko nyamara njye ndagira ngo nkumare amatsiko kandi nkumenyeshe ibi: gukunda nubwo bivuna, nta gitanga umunezero nk'ibyo byose ubikorera ubiha agaciro, ndetse akabizirikana nawe akagukorera nk'ibyo. Mbese inshuti yanjye, uzi kwicara uzi neza ko byanze bikunze hari uri kugutekerezaho, ukuzirikana iteka, ubabazwa n'uko ubabaye, agashimishwa n'uko wishimye, ndetse akumva umurutira bose. Uwo muntu ashobora kurara amajoro menshi adasinziriye kubera wowe, akigomwa byose ku bwawe. Uwo muntu yumva umurutira bose, ndetse ikindi ukamurutira byose. Rega nshuti yanjye, gukunda ni ukwihangana, ni ugufashanya, ni ukubabarira, ni ugutega ukunda amatwi, ndetse ukemera kumwumva. Kuko burya nubwo mutahuza imyumvire, burya mwakunganirana, mukagera kure, mugakora ibihambaye kandi mugakora igihambaye. Buri umwe muri mwe we wahisemo kunyumva muri uyu mwanya, ndagira ngo mwifurize gukunda, ndetse gukundwa urukundo nyakuri, amaze nawe wiyumvire ku cyanga cyarwo. Urukundo rwakifuzwa na buri wese, nubwo rugirwa kandi rukabonwa na bake. Iki ni ikiganiro Intsinzi y'Ikinyoma, ikiganiro mbashimira kuba mukurikira, mwabarajya kuzakurikira n'icy'ubutaha. Mbibutsa ko iki kiganiro ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye mwagisanga kandi mukagikurikira kuri YouTube channel Ijwi ry'Ubumenyi TV. Njye twabanye ndinga bigabanya inganzo, Juvenal Turiki. Ndabashimiye.